nambara ipantaro yapfumutse mu kibuno njya mu giterane, ntiri umusazi ikoti rinini cyane muri karitsiye, yari afite ikoti rinini rigeze nka hano, shyiraho kugira ngo mpishe ku kibuno, ninza kuririmba abantu batabona ikibuno. Nari nidirije wa korari, tera amakorasi, tuzasimba simba mu ijuru, Amen, hallelujah. tuzaba turi kumwe n'Imana, Amen, hallelujah. tuzaririmbana n'abera. Amen, hallelujah. Ndibagirwa, ndafashwa, nibagirwa ko nambaye ipantaro yapfumutse mu kibuno, kuramo rya koti ndishyira hasi, tuzasambagizwa mu ijuru. Amen, hallelujah. Tuzaba turi kumwe n'abera. Amen, hallelujah. tuzaririmbana n'abera. Amen, hallelujah. Kabona abantu bari guseka, kagira ngo bafashijwe, bombi barimo baraseka ikibuno. Umudiyakoni araza arambwira terega, ntabwo abantu ariko bafashijwe barimo baraseka ikibuno. Kozeho nibuka ko nambaye ipantaro yapfumutse mu kibuno. Ndavuga ni ndasebye kweri. Numva ijwi ry'Imana riraje rirambwira ngo reka kongera kubyina uteye ikibuno abakristo, wowe gitunge mu bapasiteri. Tuzasimba simba mu ijuru. Amen, hallelujah. Tuzaba turi kumwe n'abera. Amen, hallelujah. Abapasiteri baraseka we. Dushoje ndavuga ni ntawe uzapfa adasebye, n'ubundi nasebye njya kwiyicarira. Umupasiteri wari uyoboye igiterane haravuga ngo kariya kana ngo nikaze hano, ndaza mvuga ntiburiya bagiye kunsomera, n'ubundi naje n'ikoti ntaryo mfite, nakuyeho. Ati ngwino hano ndaza. Ati kuko ubyiniye Imana hari ikintu Imana imbwiye. Ati kuva uyu munsi nguhaye 200 genda ugure costume. Reka mbabaza, ari uwasetse ikibuno nanjye watanye 200, uwungutse ninde? Ninde? Ngirira uwo muntu muri kumwe ngo korera Imana baguseke, inyungu niziza nizawe gusa, ntawe muzazisangira. Inyungu si Imana, niziza nizawe gusa, ntawe muzazisangira. Hari abantu baza gusenga ugatsimba Bibiliya ngo batambone. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu